niyo twabaho no kurya ari Imana afasha. Ariko iby'Imana yakoreye muri Kristo biri kuri twe, ibyo ubwabyo biduhindura kuba bizera, bikatugira ibiremwa bishya. Haleluya! Tuba turi supernatural ibiremwa, ariko afite urufatiro ku mirimo yo kuri Kristo Yesu. Reka nkubwire ngo nta muruhubaho utamuvaho. Nuka nagije nagushyira mu ntera ukutindana nawe. Haleluya! Pale boria dona sairima ukutindana na Yesu. Imana mutekere kuduha Imana umugisha. Twongeye gushimira Imana iduhaye uburyo bwo kubana namwe muri iki giterane, kandi by'umwihariko cyane, ndetse by'umwihariko dushimiye abayobozi mutwemereye kandi mwadutekerejeho mukemera ko tuganira na bene data ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tuvuge ku Mwuka wera. Ntabwo ndi bujye kure. Mwuka wera ubohora cyangwa ukuraho imitwaro. Hari icyo bidutwaye tuganira ijambo ry'Imana. Yesu abaho umugisha. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Bibiliya iyo ivuga Yohana ivuga aba Yohana batatu. Hari Yohana umubatiza ubyarwa na Zakariya mwene Elizabeti. Hakaboneka na Yohana mwene Zebedayo, ari we wanditse ubutumwa bwiza, ibyahishuriye Yohana n'inzandiko eshatu. Hari na Yohana Bibiliya ivuga wahimbwe Mariko, ari we wanditse ubutumwa bwiza bwa Yesu twita ubwa Mariko. Bamwise Mariko ariko yitwa Yohana. Rero Yohana muribuka Imana ibwira Zakariya arahera hahera yagiye gutamba, kamubwira ngo mugiye gusama inda. Zakariya agira confusion, agira urujijo, aravuga ngo Elizabeth umugore wanjye arakuze, ntabwo tuzabyara. Ahantu hatari umwuka haba guhakanijwe ry'Imana. Uburyo butuma n'igihe Imana ivuganye nawe ko izaguhoza, aho kugira ngo uhitemo guhora cyangwa umugisha Imana igusezeranyije, kuko nta mwuka, ushyira imitwaro ku rutugu ugakomeza kuyikorera. Mugiye kuvuga muti se Zakariya nta mwuka yari afite? Yari awufite, ariko noneho agiramo ndabivuga gute mu Kinyarwanda, agiramo urwikekwe. Ndatinya gukoresha ijambo ngo ntiyizera. Agira urwikekwe ashingiye ku bihe umugore we yaragezemo. Nari mbabwiye ngo ndagira ngo tuganire ku ijambo umwuka wera ukuraho imitwaro. Ushingiye aho uri, amateka yawe uko umeze, niveau d'étude, ushingiye standard yawe mu buryo buri economy, ushingiye kuri vision ufite. Uyu mwanya hari umuntu ufite impamvu yatuma gusuzugura. Reka tuvugishe ukuri. Mon Pasteur yihangane muvuge mu izina Bahati, twarabanye igihe kinini kandi mu bihe by'amasengesho. Twari dufite ishusho isa naho itagirirwa imbabazi, ahubwo itera umujinya. Reka mbyite gutyo, kuko twasozaga amateraniro, wajya gusuhuza umuntu ukaba urimo uramudisturbing. Abakameramani bihangane nyine mvuge ngenda ntacyo. Siko byari biri mushumba, wasuhuzaga umuntu akaba dehanje. Ariko nubwo bimeze bityo, umwuka wera yari inyuma y'isezerano Imana yavuze ngo arisohoze. Umwuka wera yari kumwe na, ari inyuma y'isezerano ry'Imana. Hari igihe umuntu abaho mu buzima budafite amakuru y'icyizere yiha, watambuka abantu bakakubeshya, bosi umeze neza, bakabikubwira. Abantu hanze aha bameze nka miruwari, iguhisha amakuru yo kwirangamuntu ikagikwereka uburyo uri umwana muto. N'abantu hanze aha rero nabo niko bateye kunyuraho, uti bosi wahehe kandi uzi ibintu biri quelque part. Ariko mu ibanga ry'umwuka, umwuka bayo
aho ngaho muri icyo cyuho, muri iyo mitwaro ikuriho, muri iyo situwasiyo, muri iyo circumstance, umwuka abayo. Arahari, arahari, ndabisubiramo, umwuka arahari. Si ngombwa ngo nujya gusenga umuha ubuhamya bw'ibikubaho, yarabibonye, arahari. N'ibitarakubaho arabizi, umwuka arahari. Wowe iyo umuha amakuru ubwenge bwibuka, hari nayo bwasibye kubera gutunga byinshi, ariko umwuka iyo yibuka arekonesa byose. Imana ishimwe. Zakariya aravuga ati namubyara nte? Nigeze najya kumuhima, icyo gihe nabaga ahantu mu gishanga, naryamaga ahantu mu gishanga kubw'uko nirindaga umukwabo bakundaga gusaka cyane Kigali. Ndavuga ni mu gishanga niho batazakeka ko umuntu arara ku nkombe za Gacuriro na Kinyinya. Ngiye gusenga ku Muhima, hari hayoboye Pasteur yitwa Selemani. Twari twarigeze tubana mu idini ya mbere y'amateka. Arande barambwira ngo haguruka nkubwire. Ndahaguruka. Imana iravuze ngo iguhaye umugore, tuzabana muri icyo gishanga. Uhita ukubita amaso hahandi uba. Ndebera umuntu muri kumwe mu maso, ntumuvugishe, murebe mu maso, murebe mu maso. Noneho jya wamubwira ngo ibihe urimo ntibikakubuze kwemera impinduka z'ibihe Imana yavuze. Asante. Urabivuze numva ndanyuzwe. Ibihe urimo none ntibigutere guhakana impinduka z'ibihe Imana yavuze. Murakoze. Kandi nyamara burya bimwe yavuze bizaba. Nyamara burya bizaba. Nyamara bizasohora. Nyamara bizaba. Haleluya. Zakariya atizeye, marayika aramubwira ngo kandi uzamwite Yohana. Ntiyizeye kubyara, ariko already izina ry'umwana uzavuka rirahari. Ubu hari abantu batizeye kubona inzu, ariko reka mbabwire, ntimugire ngo Imana izarema ubutaka muzubakaho. Bwararemwe, burahari, ahubwo nuko itaraguhuza n'icyanya burimo. Jya nkunda kubivuga, nta bintu bishyashya bihari Imana izarema. Oya, yamaze kubirema kera. Ubu ikintu igenda ikora ni ukuguhuza n'ibyo yakugeneye. Birahari. Mbese ibi tugiye hose nanjye njyeho mbabeshye ngo biremwe nonaha ni ibikize. Ni umugore wari ugiye gusama inda atararyamana n'umukobwa, niwe Yesaya yari yeretswe, ari we Mariya. Purita atararyamana n'umugabo, ni umukobwa ukiri w'isugi wari ugiye gusama inda. Yaravuze ngo kugira ngo nimubireba mutazavuga ngo byari bisanzwe. Uwiteka biremye nona, ntabwo ari akazi. Akazi Imana ikanyaga bagafite ikagaha batakagira. Niko Imana ibigenza. Imana kugira ngo yimike irabanza ikimura. Mose agihari, Joshua yari atarakuzwa n'Uwiteka, ariko Mose agiye iramubwira ngo uyu munsi ndatangira kugukuza. Rero hari abantu bakuzwa nuko bamwe bimuwe. Niko Imana ibigenza. Nose tureba abantu badafite amazi Imana yayasezeranyije. None se hari iyo mwari mwanyuraho itagira nyirayo? Hari iyo mwanyuze idafite nyirayo? Bisobanuye rero ko hari abazifite bazabona izindi cyangwa bakazibura, isezerano rigasohora. Mugira ngo ibi tubabwira muri Bibiliya ngo Vashiti yarasuzuguye. Yewe data we, agasuzuguro ka Vashiti kari perfect, karejejwe kandi karatunganye. Umugabo yaramurebye abwira abagaragu ngo mfite umugore mwiza uteye neza. Abagaragu baramubwira ngo kiretse yambaye ubusa akabyinira imbere yacu nibwo twabyemera. Hasuherusa aramubwira ngo ambura babyinira imbere bamenye ko uri umushakazi, uri umwamikazi mwiza. Vashiti aramubwira ngo sinshobora. Icyo nicyo yanze cyonyine.
bituma asohoka ibwami. Hari amasengesho y'abakiranutsi atera crashing, biological bavuga subconscious mind, atera imitekerereze gucrashinga. Ntabwo ari impanuka, ariko ni muri sekte y'impanuka. Impanuka ni ibigonganye byagendanaga ariko biri hasi, ariko icyitwa gucrashinga ni ikivaho kigenda kikagwa hataragenewe kugenda. Ubwenge bw'abantu bujya bucrashinga kugira ngo isezerano ry'umukiranutsi risohore. Murakoze. Rambwa ngo umwana uzamwite Yohana, birasobanuye ngo Uwiteka yongeye kutugirira ubuntu. Mwari no teraniro, Imana ikugarukeho ikugirira ubuntu. Nihuta, Bibiliya ivuzemo umugore w'intwari witwa Mariya. Uyu Mariya, Bibiliya ivuga ba Mariya bane. Mariya Magadalena yari umugore w'igisonga cyo kwa Herode. Hakaba uwo Bibiliya ivuga Mariya mushiki wa Lazaro. Hakaba na Mariya nyina wa Yesu, na Mariya nyina wa Mariko, aho basengeraga mu cyumba cyo hejuru nyine kwa nyina wa Mariko. Aba bose bari hafi, bitaga ku nzara y'abigishwa, bakabafurira rimwe na rimwe bakanabagaburira. Bituma Yesu abakunda. Ariko Mariya Magadalene, Yesu yari yaramukijije abadayimoni. Aravuga ngo umwami wirukana ubwami bw'umwijima akansigamo umucyo, nidegembya niwe nzakurikira. Bakundwa, icyama tugakurikira Yesu tutamushakaho ibyo akora. Ndabivuga nitonze. Abizera twamaze gukora aksida, dukurikira Imana cyangwa tukayizera dushingiye ku byo izakora. No, ikidutera kwizera ni imirimo Imana yakoze muri Kristo Yesu, ku buryo niyo twabura ibifatika, niyo tutagira ayo mazu, niyo tutagenda mu mamodokari, niyo twabaho no kurya ari Imana afasha, ariko ibyo Imana yakoreye muri Kristo biri kuri twe, ibyo ubwabyo biduhindura kuba bizera, bikatugira ibiremwa bishya. Haleluya! Tuba turi supernatural, ibiremwa bidasanzwe. Bene uyu muntu nta modokari, agenda n'amaguru, nta shati niyo yambaye ikora yararihindurije. Najyaga nambara ishati igasaza, ngafata ikora nkarihinduriza, bakongera bakaridoderaho mu yindi systeme. Kandi ibyo ntabwo ari icyaha, ntabwo ari icyaha, no kubivuga si ukwisuzuguza. Benu niyo yagenda inkweto yarahengamiye, niyo bene uwo muntu yabura n'amavuta yo kwisiga. Uyu muntu niyo kurya Mana ihora, niyo byagenda biti, ariko afite urufatiro ku mirimo yo kuri Kristo Yesu. Reka nkubwire ngo nta muruhubaho utamuvaho. Ndabisubiramo, nta makuba namwe wahura nayo aguhoraho. Ubana na Kristo, nta situation nimwe bishobora gutinda bikakumaraho igihe, umutwaro ukakuvuna. Aho unyuze bakakwita amazina. Nigeze nava kwigisha, mpura n'umugabo udakebwa, arankomeretsa. Arandeba arambwira ngo ariko Imana yawe irakomeye. Ni ukuri kandi cyane. Ngira ngo ari gushima Imana. Aravuga ngo nkurikije iminsi umaze muri uyu mujyi wa Kigali ugenza ibirenge, ngo yaba amaguru ashira yaba bageze mu mavi. Mana ishimwe ko amaguru atajya ashira. Undi we ni umukristo, ni mwene data. Yarandebye arambwira ngo hagarara ngo turebe ko udatambika ibirenge. Ndamureba ndavuga ngo nta buduruka arimo ari gukiniraho. Imana ifite uburyo ituvuna amaboko, ifite uburyo ituvuna
n'amaboko nari kumutera ingumi, ntiyari kuyinsubiza kuko ubwo bushobozi ntiyari kububona. Ndamureba, ndeba imyaka namaze nitwara, ndi umwana w'uruhinja, ndeba ubuzima nabayemo ataragera no muri 1/2 cyabwo. Ndamwana amaguru yanjye uretse n'aya ngaya, ndamwana nayo mu mwuka ntabwo arahenga. Uyu muntu ubana n'Imana musuzugure kuko uteye nabi, ariko we ntasuzuguritse. Musuzugure kuko ugira agasuzuguro. Mujye mwihangana abantu babasuzugure kugira ngo babona abantu babatwaza agasuzuguro. Hari umugabo wantutse arantuka, ndamwegera ndamureba, arantuka ntangije nabwana intuka ninyo utagukura amenyo, uzibeshye ubibwira abadakishijwe. Nabwana intuka ni njyewe Imana iguhaye kugira ngo uruhuke, abandi wabibwira bayarandura, bayamaramo. Nimwihangane nyine babasuzugure kuko baragafite, bakabagabanyirizeho nibura nikagabanuka baraba bari gucurwa. Mwihangane. Ariko nubwo wabasuzugura ntabwo basuzuguritse. Bene uwo muntu ubana n'Umwuka w'Imana, ufite ubuzima bwa Kristo muri we, bene uwo muntu ubana n'agakiza k'Uwiteka, usenga adatera waraza afa ku bintu by'ibipindi abarokore bazanye tuza gukinira komedi ku ruhimbi mugataha muzi ngo mwumvishe ijambo ry'Imana bya komedi. Bongo umuntu uhagaze mu byanditswe byera akabikora nk'uko Imana ibishaka, ndakubwiye ngo niyo yarira nijoro mu gitondo arahora, mu gitondo arahora. Murakoze. Mariya Magadalena aravuga ngo uwantuye umutwaro niwe nkurikira. Ntabwo najya mu buhamya, ariko Kristo wantuye umutwaro. Nshakana na madamu twarabanje turaganira umwanya munini, ntabwo twatinze muri fiançailles, cyari igihe gitoya, ariko naramubwiye nti bya Kristo Yesu. Yesu data wa twese uri mu ijuru we. Job we yaranzi, uretse ko nabwo yarakira akana gato, nubwo ngana gutya ndamuruta kure cyane. Batatu yaranzi kuko nuwo hafi muri quartier, yaranzi nkiri kasha nkirabuduru Karimu. Batatu avuka mu batambye, ntabwo ari nkanjye, ntabwo ari kwa Sheyi. Ibya Kristo nubigeraho gabanya urwenya ubyihorere. Nubona ugiye kubiteramo waraza, shaka ibisakuzo usakuze cyangwa uca imigani nushaka uyice ku manywa. Marayika areba Zakariya aramubwira, wenda kubwira izina ry'umwana ukavuga ngo Elizabeth arashaje. Gaburiyeli ntarwana, si marayika w'indwanyi, ni marayika w'ubutumwa w'amasezerano. Afata Zakariya aravuga ngo nusohoka gutya uraza gutuma Elizabeth atizera iby'Imana yagennye, amugoba ururimi araruvuna, arango tutagerayo ukazana n'amagambo asa nayo umbwiye ukayabwira Elizabeth. Uti ngewe uyambwiye nzi ko hari amakuru y'Imana mfite, ariko wereka mbanze ube kiminya kwanza, usiseme tena imbere ya Elizabeth udatuma kwizera bigabanu. Amuvuna ururimi. Hari abantu batakigira ibyo bavuga kugira ngo badacogoza bera. Iyi strategie Zakariya yakorewe ni Imana yakoze Yeriko. Yarabwete amagambo yanyu ndayazi, Yeriko irakomeye kandi birenge ntibisenye inkuta, muzenguruke mutavuga mutarondogora. Ishyiraho itegeko rya kabiri ravuga ngo no mu ngando no mu mahema yanyu ntimuzaganire kuri iki gikorwa kiri kubera Yeriko. Mwese muzaceceka mu bivuga ari uko umunsi nababwiye warangiye. Haleluya. Ubundi ikiri gutuma ucogora gutegereza Imana nuko wabwiye abantu ibyo izakora, none bari kugufasha kubara iminsi izazira kandi batazi igihe Uwiteka yavuze azazira. Nibyo urabizi nyine ko Imana yatinze kuko yaravuze uhita uyihigiye. Yatinze bitewe n'igihe wayihaye, ariko bitewe n'igihe izakorera ntabwo iratinda. Imana iyo yihuse ntirenga higi, nigenze gahoro ntikererwa. Yitwa Uwiteka. Bibiliya iratubwiye ngo mu gitondo mu rubunga
akabungo hatarabona mu museke, aho Bibiliya yita mu nkoko, mu masaha ni mu gitondo cya 9 z'urukerera. Mariya Magadalene ku munsi wa gatatu Yesu yapfuye, already umuntu yamaze iminsi 3 atatewe imiti, yapfuye araturika, kandi no mumva aho abari haranuka. Umuco w'abayuda kujya kwibuka uwapfuye kuko baregeraga, ntabwo uburyo bari bashyize igitare kumva ya Yesu n'uburyo bari bamushyinguye, n'ubundi umuntu washyinguye mu gitare adashyizweho itaka arongera akanuka, agira oderi mbi. Mariya Magadalene aravuga ngo kugira ngo nze kuresista iriya oderi yo ku gituro, ndagenda nikoreye ibihumura, ndabitereka imbere y'umuryango, noneho ya oderi y'ibihumura irajya inkubita, nihanganira ibinuka. Ajyana ibihumura ajya kureba Yesu. Igitangaje, ajyayo ba Yohana bakiryamye, ba Petero bakiryamye. Nk'ubu Mariya Magadalene atanze Petero ati ntabwo ahumatinde, reka mve ubwo Petero yumvishe. Ubundi gukora iki mu gihe abandi biyiriza ubusa, Mariya asenge Petero atuje? Uri umuhanuzi koko? Si umwaretse akavuga mwezi Ramadani koko ishire ntiyirije na rimwe n'iseti? Barababeshye. Bakora igisibo cy'iminsi 30, najyaga nsiba isoze nta na rimwe nsenze. Ongo sinshobora. Mariya Magadalene azinduke ku gituro, Petero asinziriye aryamye, Yohana aryamye. Mariya ahageze ntiyareba neza, ariko abona igituro kirakinguye. Aza yiruka aravuga ngo aha hantu uwamujyanye sinamumenya, simpahagarara njyenyine. Asiga ibihumura ariruka abwira Yohana na Petero ati murasinziriye, umwami bamukuye mu gituro, mwebwe murasinziriye, umwami bamujyanye. Bibiliya yavuze ngo birukira icyarimwe. Bageze ku gituro, Yohana ngo hagera mbere arunama ararunguruka, arebye ngo abona imyenda y'ibitare izinzwe iri hariya. Baravuga ngo n'uwamujyanye yagiye yamwambuye imyenda twamushyinguranye ntayiribo. Petero waje, niba ari umuvuduko wamuteye kwinjira, niba ari ugushira ubwoba, arinjira. Ngo agezeyo, aka kantu mugakurikirane cyane, ngo asanga imyenda y'ibitare ishyizwe ukwayo, ngo n'igitambaro cyari kizinze kiri mu mutwe gishyizwe hirya, kitari hamwe n'imyenda y'ibitare. Mu yandi magambo, iyo wicaye muri izo ntebe ugashaka kujya hanze, uhagurutse ugiye, uhasiga akantu muri sisiteme kavuga ngo nubwo ndahari ntihagire uhicara, ndacyari hafi. Yesu afata umwenda wo ku mutwe. Uyu mwenda Mose yajyaga awukoresha atwikira ubwiza kugira ngo adatera abantu ubwoba. Uyu mwenda nishaka igitwikirizo cy'ubwiza bw'Imana, reka mvuge ngo nugukiranuka kwayo, dusipoze ko ari umwuka wera. Niwe utuma twegera Imana duhinda umushyitsi kubwo kubaha Imana, ariko tutirukanwa n'igitinyiro cy'Uwiteka. Ni umwuka wera. Umwuka wera niwe utuma Anicet mpagarara nkavuga ngo Yesu ashimwe. Ni umwuka wera. Umwuka niwe ugera kuri Maraya iri mu kabari, aho kugira ngo inkota imubangurirwe yicwe, umwuka akamuzanana imbabazi. Ni umwuka wera. Yohana ntiyamenye ibyo ari byo. Petero winjiye arebye abona igitambaro cyari ku mutwe yagishyize ku ruhande, reka kakavuge mpite nkanyuraho nirukanke. Arangije aravuga ngo nubwo nahamusanze ntabwo ari kure, ari hafi. Wahindukiriye umuntu muri kumubwira ngo nubwo batamubona ariko ntiyagiye. Reka nongere nkubwiraka, burya igihe yavuganaga nawe cyari igisobanuro cy'uko irahuba, ntabwo yagiye. Burya igihe yakoraga ya mirimo byari bisobanuye ngo turacyari kumwe, ntabwo yagiye. Ntiyashoje gukora imirimo, ntabwo yashoje, iracyahari. Petero ngo abibonye yizera ibyo yabwiwe, reka nirukanke. Arasohoka, na Yohana arasohoka. Nubwo kwizera ibyo yabwiwe, munyumve neza, ntabwo yizeye ko umwami yazutse, yizeye ibyo yabwiwe na Mariya ko umwami bamujyanye. Ntoti bamwibye. Petero asohoka yiruka,
ariko uko bahatinze Mariya yazindutse mu rubungabungo ajya kubwira Petero na Yohana bibaye nko mu masaa 12. Petero na Yohana bahava bibaye saa moya. Mariya aravuga ngo ubu harabona nta kinteye ubwoba, ndahaguma. Ndagira ngo dusengere hafi aho. Aravuga ngo ubu harabona nta kinteye ubwoba, ndahaguma paka menye uwatwaye umwami. Ngo aritegereza, agira ngo mu nyumve, Yohana aza yaje yiruka, arebye abona imyenda y'ibitare. Petero nawe yinjiye abona y'ibitare n'igitambaro cyo ku mutwe. Mariya Magadalene ahatinze ntiyabona imyenda, abona abamarayika bicaye hamwe imyenda iri. Uko ugenda utindana na Yesu, uko ugenda utinda aho ari, niko agenda kwereka indi etape, niko agenda kwihishurira, niko agenda guhanda amabanga, niko agenda avugana nawe, niko akora ibindi bitangaza, niko akiza izindi ndwara, niko agenda aca izindi nzira, niko agenda gushyira mu ntera. Uko utindana nawe, haleluya, pale boria dona sairima. Uko utindana na Yesu, muri repetition, muri twibature, muri komisiyo, muri sorte, muri dima. Uko utindana nawe ku mugoroba wo kwiriza ubusa, mu ijoro ugiye kuryama, mu gitondo ubyutse, ku meza ugiye kurya. Uko utindana na Yesu niko agenda kwihishurira. Ndahamya neza ko tutibeshe, kumukurikira ni byiza, ntacyo bidutwaye kugukorera. Ibendera ryawe rizahora rizamuye kuri twebwe, ariko dusezeranye nawe isezerano ko tutazakureka Yesu we. Mariya ahagaze, mwanyitabye amen, ahagaze ataryamye, aticaye, atasinziriye, kandi ahanze amaso mu gituro. Nta nzira yabonye abantu bamunyuraho binjira, akomeje kurebayo. Ariko ubundi wambabariye hamwe wahuriraga na Kristo ugakomeza ukarebayo, wakihanganye nibura kuri ibyo bihe warunaniwe, ongeraho akandi gato basi, nibura gato cyane. Baravuze ngo inkoko irarira iminsi 21, ngo yatangiye igira ngo ni amabuye, ifite agahinda ireba intama yabyaye iri konsa, naho gatariko bandi barabyara akana kagahita kagaragara kandi kagasa na nyina. Aho utariko ngewe najya kubyara nkabyara ikibuye ikicaraho, aho uti nanjye ndakwicarira, wabuye buzabyara iki? Ngiri kubitamo 20 y'ejuru, ariko ku munsi wa 20 yumva hari akantu kavuze, yumva muri ryabuye hari ikintu kivuga. Irangije ihondaho, ngo iseruye, ngo ibona havuyemo akantu gasa nayo. Ngo ibonye havuyemo akantu gasa nayo, utwana tukajya tugenda tuvuga ngo niyo nayo uti koko, uti niyo koko, nubwo bisa n'ikibuye wakicayeho ko n'igitonyanga gitinda kikaricukura. Nubwo ari ubuzima bukakaye wabwicayeho. Ubusubu kuba amaguru atagera hano mu mavi byatumye ntaza nicaye muri lava nitwaye. Twongere duhure noneho, twongere duhure. Nubwo ari ikibuye ariko kivamo agasa nayo, bigutwaye iki? Nayo reka komeza gwe. Mama yarambwiye ngo nta nuzanzu inkamira nayimbwa. Nkimara kuva mu musigiti yarambwiye uti we ntawe uzagukamira yimbwa. Ndamwana uvuze ukuri, ntayo nanywa.
Mariya ngo atinde, ba bagabo baramubaza ngo urarizwa n'iki? Ese ubwo ubundi mwakemeye tugasorezaho, urarizwa kandi urashaka nde? Amagambo abiri. Icyo ni igisubizo ntagusaba guha undi muntu, ahubwo wowe wibwire, urarizwa n'iki kandi urashaka? Nibyo, umutwaro urakuvuna, hari umutwaro wikoreye. Nigeze nabaho mu buzima nifuza gupfa, ndamanuka njya kwiyahura ahantu bita mu Rutabagira, abazi Kamembe ni munsi y'ikigo cya UEBR kuri guest. Manutse nsanga abakobwa bigaga kuri apedike, harimo witwa Dorokasi, ubatuye Gikongoro, asengera hafi aho Gikongoro, sinibuka umudugudu, twahuriye mu giterane ku Gikongoro, mbivuza arabyibuka. Ngiye kwiyahura nsanga ba Dorokasi bagiye koga mu Rutabagira, afata inkoni, yari umukwabu uteye ubwoba, afata inkoni anyirukaho. Ngenda tekereza umuntu ugiye kwiyahura gutinya inkoni, kandi n'ubundi ntiyari kunshobora. Nuko narebye ukuntu aje yambaye, murabizi aboga mu kivu ukuntu baba bambaye, rebye umuntu unyirutseho yambaye aricyo ndavuga ni shitani. Kandi koko mu Rutabagira habaga n'abazimu, ndavuga ni dayimoni, ndaguruka. Hari igihe Imana igukiza ibibazo ikoresheje ibindi bibazo, wowe ukibwira ngo uri mu kibazo kandi atari cyo. Babaza Mariya ngo uri kurizwa n'iki? Namwe nimutekereze, Mose ari imbere y'inyanja, iburyo hari Pahahiroti na Berizefoni, ibumoso inyuma hari Abanyegiputa, kandi buri Mwisiraheli wese Imana yamukoze ku matwi yumva guhorera kw'amagare y'ingabo za Farawo. Buri Mwisiraheli mukora ku maso areba gutumuka kw'ifumbi ry'ingabo zije kubica. Barahindukira babwira Mose ngo Imana inaniwe kuturwanirira, yabuze ubutwica, none ije kudutsinda hano. Mose ntiyareba mu nyanja, ntiyibuka ko afite inkoni. Ndagira ngo nkubwire ko Umwuka wera ukuraho imitwaro aracyari mu itorero. Iyo tuvuze itorero ntabwo ari ADPR, no. Deja njyewe itorero nasengeyemo bwa mbere ni iringiri Kamembe, imbere y'ibitaro bya Gihundwe, hayoboraga umupastor witwa Ndahayo muri 2000 je pense. Nahayo deja babiri bitwaga Banahayo, ari mwarimu ari na pastor, bose baritiranwaga, kandi mama yari umudiyakoni aho ngaho. Urumva ko ndi iwacu. Murakoze. Haleluya, haleluya. Urarizwa n'iki kandi urashaka nde? Mose ageze imbere y'Imana iravuga ngo niki gitumye ntakira? Reka mbabaze, cyari gihari cyangwa ntacyo? Ariko mu yandi magambo, babonye urupfu ku nyanja, ariko si urwabo. Ntabwo ari urwabo, ni urw'Abanyegiputa, ntabwo ari urw'Abisiraheli. Hari abantu kubera kutabana n'Umwuka bikorera imitwaro y'abandi bakavunika imvune z'abandi, ariko uyu munsi Uwiteka gutura uwo mutwaro. Hariho umunsi uzacana wake, kuva uwo munsi imbeho izashira, uwo mutwaro uza kuva ku mugongo, ineza y'Imana izakomaho. Mani baho umugisha. Uwo munsi urahari, uwo munsi urahari. Reka mbabwire, urahari, uwo munsi urahari. Ubu hari ibintu bigiye guturika imbere ndi kureba, hari ibintu ndeba, havuga ni Uwiteka hari agasuzuguro agiye guca, kuko ari kumwe n'abamwizera. Mariya Magadalena arabareba aravuga ngo ndikurizwa n'umwami wanjye bajyanye. Akiraho yumva undi muntu inyuma, abura bari bari imbere. Ariko muzi ko iyo umuntu yacanganyukiwe hari igihe ureba imbere ukabona umuntu. Nigeze nasonza ndi muri uyu mujyi wa Kigali, ariko nsonza mfite kwizera. Najya ndeba umuntu nkabona Imana imuntumyeho. Nareba umuntu nkabona Uwiteka muntumyeho, nkamwitegereza akarenga atambwiye, nkavuga nti buriya nuriye ukurikiye. Nkamureba, hari n'uwandebaga agaseka nkagira ngo aranze. Ariko ni situwasiyo ituma ureba umuntu ugahita uyu muntu
uyu nguyu hari umumama witwa mama Jojo atuye hariya mu izindiro, yampaye ibishati bitatu, Imana izamuha umugisha, ishati bitatu nyambaye kigera hano. Arwambara rugero iriya epfo, arandeba arambwira ngo nta kindi mfite cyo kuguha, ngo ariko ihangane ujye wambara aya mashati, abarokore n'abana beza iyo bajya gutanga ntabwo babanza barebe sayizi y'uwo baha apfa kuvuga ngo ndagifite akagiterura akakiguha. Yewe data wa twese uri mu ijuru we, ampa ibishati bitatu, ndagenda ngize umugisha mpura n'umutayeri w'umuhanga Kimironko. yo abitoda neza udushati turi bien, nagakubita mwabane Uwiteka yarakoze. Nubwo byari birebire bitankwira ariko byarahendaga, none nakambara nagera imbere y'umuntu agakora ku itisi iyo shata akabatisha iyi warayiguze. Hari igihe Uwiteka anyura ahantu furani akagupasa akantu gatangira gutuma abantu bagutekerezaho ukuntu. Rero ushobora kuba uri muri situation yajijishe, abarokore dukunda kuvuga ngo ni yarabwenge. Muri yarabwenge hari ukuntu ushakisha buryo cyugura agakweto gakomeye ariko kakagira ari kamwe. Burya inkweto y'umukara niyo wayambara inshuro 1000 nta muntu ubyitaho. Kayigira ari imwe kajya yambara. Njye najyaga nyigura ari shokora igasaza nkayihindura umukara, nayihindura umukara nahura n'umuntu akagira ngo nahinduye. Yewe data wa twese uri mu ijuru we, hari situation ureberamo ibyo warebaga ukagira ngo ni ibikezi warotaga. Mariya arebye abo yarebaga arababura. Yumva inyuma baramubwiye ngo mugore urarizwa n'iki? Iby'imbere bamubajije musome Bibiliya, baramubajije ngo urarizwa n'iki, aravuga tubwo ni umurinzi w'agashyamba. Ntiyahindukira aramureka. Ndako niko nashakaga. Hari igihe Imana ivuga ngo ibi nzabikora, ugakomeza kureba kuri ntibishoboka ibyo guhindukira ukabyihorera. Niyo ibivuze cyangwa si yo ntunamenye ko ari cyo, ukaguma aho ngaho. Mana data wa twese uri mu ijuru we, yewe data we, yo nigeze nasonze inzarira njya we. Mu bintu bibaho ntinya inzara, ntinya umuntu wankubita kankubita rwose agafata inkoni, ntinya inkoni. Hari n'ibindi yego ibyo si ibyibanza ariko ntinya inzara. Inzara iragatsindwa n'Uwiteka, inzara irakurya ukanduranya, inzara irakurya amasezerano ukayareka. Yariye Esawu agurisha umugisha w'umwana w'imfura. Imana ibarinde inzara. Inzara irya umuryango, abana bagakurana umushiha kubera inzara. Mwebwe ntabwo muzi uburyo inzara itera abana. Buri mwana akenza ku wundi akajya aririmba indirimbo y'amaganya, undi mwana yaririmba indirimbo yaririmbaga akamuteye urushyi turirimba yawe. Ririmba yawe se. Hari abantu baza ako kantu. Ewe si urwumwe gahindukira ukubita urushyi ngo ririmba yawe. Yo inzara itera umushiha. Mariya aramubwira ngo urarizwa n'iki wa mugore we? Mariya aramwihorera aramubwira ngo wa mugabo we, ndashoje. Niba ari wowe watwaye umwami wanjye, niba ari wowe wamujyanye, wanyeretse aho umushyize ko mbizi ko utamushyingura neza, nanjye nkamwitwarira nkamushyingura. Uzi impamvu agize autorite yo kumusaba ubwo butware bwo kumusaba? Nuko nawe umugabo wavuga ari kwijyana yari umugore wizewe muri politike, muri guverinema yo kwa Herode. Aramubwira ngo nanjye mumpe. Mu yandi magambo, mfite ubushobozi n'uburenganzira bwo gutwara umwami wanjye, nanjye mumpe. Amusaba umurinzi w'agashyamba, kandi kuhagera bitari byemewe. Umurinzi atarabyemeraga. Hari n'abasirikare bari bahabashize babarinda, bagwa igihumura igihe cyo gukinguka kw'igitare cya Kristo. Ariko noneho Mariya aramubwira ngo niba umutwaye wamumpaye. Yesu aramubwira ngo Mariya we, yumvishije ijwi ryajwi ryawe ryongorera, ndaje neza ugutwi umbwire
ngaho Mariya we yumva ijwi ry'abanaga nawe, yumva ijwi ryamukuyemo abadayimoni ribabwira ngo genda, yumva ijwi ry'abirukanye aravuga ngo uyu ni umwami wanjye. Mbere yo guhindukira aravuga ngo rabuni we, nyakubahwa mutware. Arahindukira aramureba aravuga ngo narinzi ko bakujyanye, narinzi ko bakwibye bagiye kuguhorahoza. Yesu aramubwira ngo Mariya, ubu ndi muzima, ntabwo nkiri mu mva. Mariya, ubu ndiho. Aramubwira ngo ba Yohana bavuye aha. Reka mbabwira aho wicaye hari aba Yohana bahabanje, hari ba Petero bahageze batamenye ko ariho, batamenye ko ari muzima. Aramubwira ngo ba Petero bavuye aha. Batatu ba Petero bavuye aha kuri keyboard, bavuye mu buhanzi batazi ko Kristo yazutse. Aravuga ngo ariko wowe watinze hano, ufite umubabaro wo kumenya aho umwami wawe ari. Aravuga ngo none nkumaze agahinda wari ufite kuko wapfushije, gukuyeho umutwaro w'amarira wariraga. Uyu munsi Umwuka wera kopere akore operasiyo akumara umubabaro kuko Yesu ariho. Subirayo babwire ibyo wabonye, babwire ngo ngiye kwa data ari we so. Iri jambo ndarikunda we, ngo ngiye ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu. Ndabikunda we. Nirukanke nsoreze kuraka. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Ukuri ni ukugenda nk'uko Imana ishaka, nta bindi bintu bya reclamation. Niba ari umurongo ugororotse ni umurongo ugororotse. Icyitwa ukuri ntabwo ari ijambo rivugwa n'umunyakuri, oya, ahubwo ni ikintu kivuzwe nk'uko kiri. Cyo nicyo cyitwa ukuri. Birashoboka ko umuntu ugira ukuri yakicwa, ariko ukuri ntikujya kwicwa. Niyo bagutwikira ikinyoma ntikujya gusinzira. Umunyarwanda yaravuze ngo guca mu muriro ntigushye. Uko ni ukuri. Yesu ashimwe. Hanyuma umwuka ni imitekerereze y'Imana, ni ubuzima bw'Imana. Umwuka ni ubumana, umwuka ni ubugingo. Iyo tuvuga ngo umwuka w'Imana ni ubuzima bw'Imana butuye mu mibiri y'abizera. Iyo tuvuga rero ngo umwuka arabohora, ntabwo abohora ingoyi z'ibyaha gusa. Umwuka, ubundi abantu bazi ngo Yesu aducungura, bazi ngo yadukijije ibyaha. Mwihangane mba confusingeho gato. Yadukijije urupfu rw'iteka, arangije aduha ubugingo butsinda ibyaha, aduha ubuzima butsinda ibyaha. Imana ishimwe. Iyo mibereho inesha ibyaha ni imbaraga zituruka mu kwizera, kandi kwizera ntabwo ari ugutegereza umugore ku musiribateri, no, ntabwo ari ugutegereza inzu ku muntu ukodesha. Kwizera Bibiliya yaravuze ngo ni ukumenya ibyiringirwa, ariko si twe yabwiraga kuko ntabyo twari dufite. Niko Abaefeso 2:11 havuga ngo nta byiringiro mwari mufite. Ibyiringirwa ni igitabo cy'ibyavugwaga bizaba kuri Kristo basomaga mu buhanuzi. None uyu munsi kuri twe kwizera ni ukumenya imirimo Imana yakoreye muri Kristo, tukayemera, twarangiza tukagira n'impinduka zituruka kuri iyo mirimo. Umugabo wanyigishije misiyoloji, twari turi kumva ya Yesu, ambwira ijambo ntazibagirwa. Narabyinnye ndanezerwa. Nari nageze kumva ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aho ashyinguye i Madina, ariko ngera no kumva ya Yesu. Narahageze subiza amaso inyuma, nibuka ko Muhammad akiri mu gituro, Kristo akaba yarazutse. Ndangije ndavuga ngo imbaraga zo kwizera nzikura hano. Ndavuga nti Imana ishimwe, ndabyina. Arangije arandeba araseka, arambwira ngo banyitaga, yakundaga kunyita Junior, ko nige mwana wari ubarimo. Arambwira ngo Junior, ngo ntabwo intsinzi, nta nubwo ikigaragaza umuzuko wa Kristo ari uko imva ya Yesu irangaye. Aravuga ngo ahubwo ikigaragaza ko Yesu ari muzima
ni uko umutunga ari muzima muri wowe. Niyo twakwigisha ntitwageza ku munsi w'imperuka cyangwa ngo tuzabwirize nka ba Pawulo na ba Mose, mureke dusubikiraho wakamura bya binkasha. Ahubwo urashaka guhura n'umwami Imana, urumva wari utentebutse hari ibikuriza, ukumva hari imitwaro wari wikoreye. Ku iki giterane dufite insanganyamatsiko ivuga ngo gukurwaho imitwaro n'Umwuka wera. Urumva hari umutwaro wari ukuriho ngo tubwire karuhura. Erega turi kwa karuhura. Aha niho tugera imfubyi zikabaho. Nigeze najya mu materaniro abantu barahishurirwa, nari mfite inzara, nambaye nabi, naraye nabi n'ibitotsi, nicaye mu nguni ndimo ndasinzira, abantu batunga ibiganza aravuga ngo nimyirukana abadayimoni. Bamazeho amasaha afata bari kwirukana abadayimoni kuri Anicet, kandi nukuri nta muzimu nari mfite. Toka satani, toka. Hari imitwaro umuntu abana nayo ikamutera gusuzugurwa. Nako gasuzuguro bagusuzugura ni imitwaro. Urumva hari umutwaro guteye uburushyi ngo tuwufatikanye n'umutwaro w'ibyaha utsikamira abantu, ukaba n'ibyo byaha hari ibikurimo, hari icyakwizingiyeho, kukibohoka bijya bikunanira. Urakihana ugataha ukigeramo, wakihana ugahita ukikumbura. Urumva hari umutwaro ushaka gukurwaho ngo uhaguruke dufatikanye gusenga. Urakwiriye gushima, urakwiriye gushima. Wangiriye neza, wangiriye neza gushima. Haleluya, yewe Yesu urakwiriye. Ndi kumwe nawe ambere